nk'urugero ugasanga habaye impanuka cyangwa se wagize ibibazo wenda uri mu mwenda yego reka ntanga urugero ku mwenda wafashe credit kabutumva mana numfasha iyi credit nkayishyura nzagushimira ariko yayikwishura ntiwibuke ko wigeze ubisengera ukabikigwari mu gusohoza ibyo wasezeraniye iki nukuri twabwira abantu batwumva ngo niba hari ibintu waba warasezeraniye Imana iki ni igihe cyo guhigura umuhigo umva wibera iki mugabo we yarabyitegereje ngakibona Eva agitunguka nkariye abona ko yakoze icyaha abona hari ibintu bidasanzwe byagenje gute amubwira ati wacumuye kumva icyo kintu ariko ngo Eva we ngo ahubwo ngo yiyumvagamo imbaraga zidasanzwe noneho rero uyu mugabo amaze kubona Eva yacumuye ubwenge bwarakoze cyane ndagira ngo ninjire aho ngaho ubwenge bwarakoze cyane noneho ubwenge bumaze gukora cyane areba no kuntu Eva nawe amukunda umugore Imana yamwihereye ngo nuko uko kwitegereza atangira gushyira ku munzani kuko muri iyi minsi abantu bakurwa no ku mitima umuntu akumva icyigisho kiri kumubwira ibyaha bye arimo arabonamo ibyo asabwa ariko agatangira gushyira ku munzani ngo sahari ngo buriya none Adamu nicyo cyamubaye aribaza se buriya sahari Imana ndayikunda ariko se ubu ndeka umugore wanjye apfe arumva kintu none rero iki kintu nakizemo ibintu bikomeye ngo nuko Adamu ahitamo gupfana n'umugore we muvandimwe turi aho ngaho ndakomeza nakubwiye ngo ibyo bintu nabonye biri hafi cyane kugira ngo twinjire ku ntibyaremwe byangiritse noneho ngo ubwo Adamu amaze guhitamo gupfana n'umugore we agatandukana n'Imana niza amagambo akomeye ngo Adamu yabihisemo abishatse ngo kuko ngo yari yaramaze gusobanukirwa neza 100% ko umuntu yagenje ate ko umugore we yapfuye aravuga ati mva rero aho kugira ngo mbure umugore wanjye yashize ku munzani ni nako kantu kare ngira ngo twumve ashira ku munzani ese muvandimwe twumva hari nta bintu waba ushyira ku munzani bikaruta Imana ugasanga Imana iramanutse byo birazamutse noneho rero icyo kintu nindaka kuvugaho Adamu ngakimara nawe kujya kurya kuri icyo giti kuri icyo tunaryabuje cyane baranditse ngo umucyo w'Imana wavuyeho bwangu ngo bwangu sinzi kuntu nabivuga baranditse ngo wabatamuruweho munyandi magambo wa mucyo bivuze ngo Satana kinjira muri Adamu umva Imana yahise ihunga burundu ngo wa mucyo wamuvuyeho bwangu none ngo ukimara kumuvaho bwangu ngo bwenge muraho neza twongeye kubaha ikaze kuri Salvation Content TV muri gahunda nziza twatangiye twababwiye aho dufite gahunda y'ibyigisho bine bifite insanganyamatsiko ivuga ngo umwiza wabuze inenge turifuza ko umuntu udukurikiye bino byigisho ntibizagucike kandi ikibazo cyose uzagira mu cyigisho uzandike muri comment kugira ngo ibisubizo ubashe kubihabwa uyu munsi rero n'umundi ntago ndi njyenyine ndi kumwe n'umuvandimwe kubaje kurikiye bwa mbere twamusaba akatwibwira amazina murakoze cyane muvandimwe amazina ni Joel Imana ishimwe ko iduhaye umugisha wo kubana uyu munsi yego Joel arakoze cyane Joel amakuru mumeze mute Imana yarabarinze Imana yabanye natwe turashima Imana nta kibazo nukuri mu buzima busanzwe ndetse n'iby'umwuka urabona ko iri kugenda iduteza intambwe Imana ishimwe cyane yego mbere yuko twinjira mu cyigisho cya kabiri reka dusabe umuvandimwe adushyire ku birenge by'Uwiteka mbere yuko dutangira dusenge urakoze Yesu mwiza izina ryawe nirihimbazwe tugushimiye ijambo ryawe wandikishije uhabwe icyubahiro turinginze cyane rero kugira ngo duhane umugisha n'abumva mu izina ryiza rya Yesu amen yego Imana ishimwe cyane rero ko yongeye kuduhereza buno buryo ntago ari ibintu byoroshye ariko Imana ishimwe cyane ko yongeye kuduhuza kugira ngo twongere dusangize abavandimwe ibyadufashije sibyo yego twongere dusangize abavandimwe ibyadufashije mu cyigisho cya mbere wabasha kuvunagura ukatubwira
icyo cyari kigendereye. Murakoze cyane. Mu cyigisho cya mbere twitegereje icyubahiro cy'Imana, twabonye Imana ifite ubwiza budahangarwa n'ikiremwa imbona nkubone. Rero twabonye Imana ifite icyubahiro giheranije, ariko n'ubundi twabonye mu rukundo rw'Imana, twabonyemo urukundo rukomeye Imana ikunda umuntu. Ndumva ari byo bintu twabonye. Yego, arakoze cyane umuvandimwe. Hari ikintu kindi gikomeye cyane twabonye. Twabonye ko igihe Imana yagiraga umushinga wo kurema umuntu, mbere y'uko imuzana kuri iyi si, yarabanje ikora urutonde rurerure rw'ibintu byose umuntu azakenera. Yego, imukorera budget mu ndimi z'amahanga. Yes, imukorera budget, imukorera plan. Umwana wanjye azakenera ibi, umwana wanjye azakenera iki, ibintu byose Imana irabiteganya kugira ngo uyu mwana yari igiye kurema azabe muri iyi si ibintu bigenze gute, ibintu bimeze neza cyane. Turifuza kubwira umuntu utarakurikiranye icyigisho cya mbere ko yareba hasi akagikurikirana mu buryo bwuzuye cyane, kuko bizamufasha kumva neza kino cyigisho cya kabiri tugiye gukora uyu munsi. Nyuma rero yuko wumvise ko Imana yari ifite icyubahiro ikarema umuntu, ikanamuremera ibintu byose yari kuzakenera, hari ikintu twifuza kubwira abadukurikiye. Yego, nubwo Imana yaremye umuntu muri ubwo buryo, iyi Mana twavuze nubwo ifite icyubahiro gikomeye cyane, yego, ni Imana itanga umudendezo wo guhitamo. Yego, ibiremwa byose Imana yaremye ibihereza umudendezo wo kugenza gute, wo guhitamo. Nubwo Imana igira urukundo rukomeye cyane, yego, urukundo rwayo nta muntu iruhatira. Bivuze ngo umuntu afite umudendezo. Niko bimeze. Yego. Buriya mu buzima busanzwe uramutse uhasa umuntu ngo agukunde, akagukunda kubera ko wamuhase, urwo rukundo ntabwo ari urukundo ruba ari urw'ukuri, sibyo? Ariko uri aho ngaho uzi ko hari ikintu nibutse. Hari amagambo nasomye muri Bibiliya, ni amagambo akomeye cyane, aho Yesu yavuze ngo ninjye mungeri, ngo ninjye rembo. Noneho aravuga ngo uwinjira ngazinjira kandi asoho. Urumva kwa Yesu hari umudendezo wo kwinjira ukanasohoka gutyo. Ndumva umuntu yari afite umudendezo. Umuntu rero yahawe umudendezo, siko bimeze. Yego. Kandi abo mu ijuru bazaga kumusura, sibyo? Uyu muntu Imana yari yaremye, uyu muntu Imana ikimurema, sibyo? Yego. Yari yahawe imico myiza, sibyo? Mu bintu Imana yamuhaye harimo imico myiza. Imico myiza. Yari yamuhaye umutima uhuguka. Ubwo niba ari uguhuguka, guhuguka ni ikintu gikomeye cyane. Ni hahandi umuntu aba ari mu mwanya wo kumva ibintu nk'uko biri. Ubisobanuye neza. Yego. Yari kuri rezo, yari kuri connection. Yari kuri connection, ahantu hari network zihagije. We n'Imana hari connection, sibyo? Hari connection iri strong, sibyo? Yego. Kandi uyu muntu nta nenge n'imwe yari afite. Reka twibutse abantu ko insanganyamatsiko iravuga ngo, insanganyamatsiko nkuru iravuga ngo iki? Twibutse umwiza wabuze inenge. Barakoze cyane. Uyu muntu Imana yari yaremye nta nenge yagiraga, ariko uyu mwiza wabuze inenge turi kuvuga hano ntabwo ari uyu muntu, ahubwo ni Yesu nk'uko tuzabibona, sibyo? Yego. Kandi uyu muntu yashyiraga hamwe n'Imana, sibyo? Ibyo bita harmony, sibyo? Yego. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana yajyaga iburyo ngo uyu muntu ajye ibumoso. Oya, uyu muntu n'Imana bashyiraga hamwe. Uribuka ko Imana yaje kubwira Adamu ngo aya matungo yose yita amazina. Yego. Imuha uburenganzira bwo kwita ibintu byose amazina. Noneho hari ikintu nabonyemo, ngo Adamu ngo amaze kubyita amazina, ngo Imana aritegereje isaga nayo niko yari kubigenza. Bivuze ngo mu bwenge yari nk'Imana. Ni gutyo uwo muntu Imana yaragenze gute? Ni gutyo Imana yari yamuremye. Ikindi gikomeye cyane, ibyo yatekerezaga, ibyo umuntu yatekerezaga byari imbonera, sibyo? Ibintu uyu muntu yatekerezaga byari iki? Uri aho ngaho mpise numvamo ikintu bivuze ngo ibyo umuntu yatekerezaga Imana yazaga ikabikiraho imifuniko ikavuga ngo uyu muntu atekereza neza. Niko bimeze. Imana ikavivura. Niko bimeze. Uyu muntu ibintu yatekerezaga byari imbonera, sibyo? Yego. Ese muntu udukurikiye, ese Imana iramutse ishyize igipimo ku bintu utekereza, yasanga ari imbonera? Turi buze kubireba neza, sibyo? Kandi ibyo yari agamije byareraga. Uyu muntu
ibintu yabaga agamije sibyo byareraga byabaga byera. yego ntabwo ari wa muntu wakoraga ikintu cyiza ariko inyuma y'icyo kintu hahishe impamvu mbi. kwari ukwera gusa yego niba yaraguhaga ibyo kurya yabaga biguhaye nta kindi kibi kibyishimo. ubundi mu kinyarwanda cyimbitse baravuga ngo nta mbereka. Ubisobanura ibintu byose abikoraga nta mbereka afite sibyo. yego iyo yabaga gusekeye siko bimeze. yego uyu muntu ibintu byose yatekerezaga, ibintu byose yabaga agambiriye byabaga bigenze gute byera. yego ariko muvande hari ikintu nifuza kukubwira mbere yuko uza kugira ikintu utubwira. nubwo uwo muntu yari yaremwe gutyo sibyo, ariko kutumvira twabonye ko uyu muntu Imana yamuremanye umudendezo wo kugenza gute wo guhitamo sibyo. yego uyu muntu igihe cyaje kugera ahitamo kwitandukanya n'umuremyi we. aravuga ati ndabizi sibyo, wandemeye aho kuba undemera ibyo kurya, undemera ibyo nzajya nambara wampaye ubwiza sibyo, undemera aho nzaba. ariko uyu munsi mpisemo gutandukana nawe. yego akimara gutandukana n'Imana yahise ahura n'ishyano, niko navuga, ritavugwa sibyo. yego yahise ahura n'ishyano ritavugwa umuntu atabasha gusobanura. none muvande turifuza ko utubwira ese uyu muntu byagenze gute ko twabonye ko yari yaremwe neza, yashyizwe ahantu heza cyane sibyo. yego byagenze gute kugira ngo uyu muntu sibyo, ayo mata sibyo, yego icyo kirezi yego kimuve mu biganza bye, byagenze gute? urakoze cyane muvandimwe. ariko hari amagambo mbonye hafi cyane numva twabanza nyabonye hafi cyane ayo magambo. numva kugira ngo mvuge icyo kintu mbwiye ni amagambo twabanza kongera kuganiraho. ni amagambo aboneka mu Byahishuwe 12. yego mu Byahishuwe 12 ku murongo waho wa 12 wasoma tukumva icyo Uwiteka atubwira. hari amagambo avuga ngo 12 nuko rero wajuruwe namwe abaririmo nimwishime. yego nimwishime. nuko rero wajuruwe namwe abaririmo nimwishime, bivuze ngo mu ijuru nta hantu hibera ibyishimo. komeza. naho wowe wasiwe nawe wanyanjawe mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gitoya. soma umurongo wa 7. hari amagambo avuga ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. ikiyoka kirarwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. urakoze cyane muvandimwe. ngize kugira ngo nsobanure ayo magambo warumbajije, mbonye amagambo ari hafi cyane. noneho amagambo aratubwiye ngo nuko wajuru wishime, naho wasiwe ugushije ishyano, ngo mu ijuru haba intambara. hari ikintu gikomeye, ntabwo ayo magambo twayakomojeho cyane bitewe n'uko muri ibi byigisho uko abantu bazakomeza kubikurikirana hari byinshi tubahishiye ndetse tukiringaniza neza, ariko turagira ngo tubabwire intambara yahereye mu ijuru. yazanwe n'iki rero? yazanwe n'iki? kugira ngo twinjire muri gahunda y'umuntu neza. iyi ntambara yahereye mu ijuru, ngo nuko mu ijuru haba intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. ubundi Mikayeli biravuga ngo usa n'Imana. ubundi ni Yesu. Yesu niwe watabaye muri urwo rugamba. rero uyu ni Satani wavuye mu ijuru. ngira ngo uribuka mu mateka bitwereka ko Imana ubwo yagiraga igitekerezo cyo kurema umuntu, uwo mushinga imaze kuwuha abamarayika, Satani yitwaga Rusoferi icyo gihe, ngo yari umukerubi utwikira icyubahiro cy'Imana, yari umuntu urinda intebe y'Imana, yari umuntu ushinzwe kubungabunga amategeko y'ijuru. noneho kubera ko twabonye ikintu gikomeye, ndagira ngo iki kintu tugitsindagire kugira ngo abantu bade kutwumva basobanukirwe neza naho twinjiriye. Satani nawe ubwe yari atarakabona Imana. kubera iki? baranditse ngo abanyamateka baratubwira ngo
umucyo w'Imana, ubwiza bw'Imana, ngiyo Satani yagiraga hafi y'umucyo w'Imana. Ubundi yari Imana igoswe n'umuriro, bwari ubwiza. Umuntu we yaragereranyije mu bwenge bwe buke abona ni nk'umuriro. Uri kumva icyo kintu nacyo turakizaho cyane. Iyo yagiraga muri urwo ruziga, muri uwo mwanya ugose ubwiza bw'Imana, ngo uwo mucyo w'Imana wazanaga n'amategeko n'amabwirizwa w'ibyo Imana yifuzaga ku bindi biremwa. Ubwo Satani Rusoferi agahita byumva akabijyana ku bindi biremwa. Urumva icyo kintu? None uyu Rusoferi ari we Satani yari afite ubushobozi bwo kugendera mu mabuye yaka umuriro. Yari umuntu nawe ukomeye kubera ko yegeraga Imana iba. Rero uyu nguyu niwe waje guhinyuza igitekerezo Imana yatanze cyo kurema umuntu, birangira aciwe mu ijoro. Rero amaze gucibwa mu ijoro ntago yigeze yishimira igitekerezo cyiza Imana yagize. Ariko ubundi wewe buriya nta kintu wavugaho ku bitekerezo. Ntago ubundi Satani yarishimye Imana imaze kurema umuntu, wamushinga rwanyije ari mu ijoro. Imana ibushize mu bikorwa hano ku isi. Ahari Satani byaba byaramunejeje. Murakoze cyane. Igihe Imana yari imaze gutangira uyu mushinga no kuwushyira mu bikorwa, yego, inyandiko itubwira ko ntago Satani yari ahari. Uyu mushinga utegurwa, Adamu anaremwa, ntago Satani yaragenze gute? Yari ahari. Ntago Satani yari ahari. Yego. Ibyo bintu byamuteye ishyari. Yego. Ishyari no kwikuza byaje muri we. Yego. Kuki mwaremye umuntu mutambwiye, sibyo? Yego. Iryo shyari rigenza gute? Rirakura, ribyara ukwigomeka, kugezaho afashe imyanzuro ivuga ko uyu muntu Imana iremye, sibyo? Yego. Atazigera agira amahoro mu gihe Satani agenze gute ahari. Urakoze cyane muvandimwe, wenda tuzabyimbikamo cyane mu kindi gihe. Ariko ikigaragaza Satani yahise agira umujinya. Yabaye umwanzi w'Imana n'abantu bayo. Bivuze ngo Satani yabaye umwanzi w'ibintu byose biri inyuma y'Imana. Ibintu byose biri kumva kimwe n'Imana. Rero uyu muntu amaze kuremwa, batubwiye ikintu kiza ngo Imana yari inejejwe no kubana nawe. Mu mafu ya ni munsi yaramusuraga. Noneho rero ngibyo yatekerezaga badusobanurira ukuntu byari byiza, Imana nayo byarayinezezaga. Ibi bintu rero iyi mibereho umuntu yari arimo yo kubana n'Imana ntabwo ari inejeje Satani. Ntabwo byamunejeje. Noneho rero ukuntu bitamunejeje, Satani niho yahise amwinjirira. Satani yahise amwinjira mu buryo bukomeye. Ndimo niga amateka. Satani amaze kwinjirira umuntu yanyuze mu nzoka. Iyi nzoka, amateka nagerageje gusoma ibitabo bivuga ku mateka ya Bibiliya ndetse bigerageza gusobanura neza ijambo ry'Imana, nsanga ngo iyi nzoka yakundaga kwibera mu bwiza bw'umuntu. Urumva umuntu yari yambaye ubwiza bw'Imana. Muri make umuntu yari azengurutswe n'igikushe cy'umucyo. Urugero, reba kuntu ucana itara. Urabona iyo uri gucana itara, umucyo uba ufite aho ugarukira, urwo ruziga. Rero umuntu nawe yari ameze nk'umucyo. Noneho ubwiza bwari bumeze urwo ruziga, ubwiza bw'umuntu bugarukiramo niho inzoka yiberaga. Yego? None ngo umuntu nawe yari yifite ubwiza burabagirana. None inzoka nayo ngo yaragurukaga. None ifite ubwiza burabagirana. None baranditse ngo iyo yagurukaga mu kirere ngo yameraga ngo nk'izahabu, ngo isenye, yarakaga. Bivuze ngo uko yazamukaga niko ubwiza bwayo bwarushagaho kugaragara. None muvandi, turifuza ko utubwira kino kintu mu buryo bwimbitse cyane. Kuki Satani yahisemo kuza mu nzoka ntize nka Rusiferi wo bazi? Kubera ko igihe Satani yari amaze kwirukanwa mu ijuru kubera ibyaha yari yarakoze, sibyo? Yego. Turabizi ko igihe yari amaze gutangira kwigomeka, ntabwo twabyinjiyemo cyane, ariko yaje guhabwa amahirwe yo kwisubiraho. Yego. Ayo mahirwe agenza gute? Ararangira. Amahirwe ararangira yo kwisubiraho, birangira ajugunywe hehe? Muri iyi si. None ikindi inyandiko ikatubwira ko abo mu ijuru bazaga gusura Adamu na Eva bababwira ishyano ryaguye. Yego. Kandi bakababwira ko hari umugambi w'uko Satani yifuza kuzaza kugenza gute? Yego. Kubakura mu bwiza bw'Uwiteka. Yego. Ndifuza ko utubwira n'abadukurikiye ni ukubera iki Satani yahisemo kuza mu ishusho y'inzoka, ntaze nka Rusiferi bazi.
urakoze cyane muvandimwe. Urumva nkuko n'ubundi nabisobanuraga, urumva inzoka yabaga hafi y'umuntu, yego, noneho yabaga muri ubwo bwiza bw'umuntu, hafi y'aho ngaho. Rero Satani yifuje guca mu kintu cyakururaga amaso y'umwana w'umuntu. Bivuze ngo yaciye umuntu hasi amuca hejuru, birangira neza arebye ikintu cyakurura ibitekerezo bye. Bivuze ngo igihe Satani yitegereje mu byaremwe byose, abona ikintu kiba bugufi y'umuntu ni inzoka. Urumva icyo kintu? Noneho rero icyo kintu kiba bugufi y'iki? Y'umuntu. Kandi none icyo kintu kiba bugufi y'umuntu, umuntu yaragikunda. Kandi noneho hari ibyo bari basangiye. Inzoka arabengeranaga n'umuntu yarabengeranaga. Bari basangiye ubwiza. Murakoze cyane. Hari andi magambo negeze gusoma ahantu, amagambo avuga ngo kugira ngo Satani agushe Adamu na Eva batabimenye. Yego. Yakoresheje uburyarya bwo kunyura mu nzoka. Yego. Kugira ngo iyi nzoka nibageraho be kuzamenya ibiri kujya mbere, sibyo? Yego. Niyo mpamvu twifuza kubwira umuvandimwe wese udukurikiye. Yego. Satani akora mu buryo bw'uburyarya. Mu buryo bw'uburyarya. Ntago akenshi aza nk'uko wamubwiwe. Yego. Kandi akenshi anyura mu bintu byitwa ko ukunda. Ibyo bintu ukunda cyane. Ibyo bintu ukunda cyane, ibyo bintu biba hafi yawe, urumva? Yego. Nibyo aza akanyuramo kugira ngo akugushe. Muvande uraho ngaho numvisemo akantu gakomeye, kumva ko Satani ntago bimusaba, ubundi ntago bimusaba kujya kumushaka cyangwa se nkumushake mu murima ngo ugende kumushaka mu kazi, no mu rugo arahari. Komeza. Niyo mpamvu twifuza kubwira umuvandimwe, Luciferi yitegereje mu bintu byose Imana yaremye, ibona inzoka ariyo byoroshye kunyuramo. Yego. None muvandimwe, ese aho wowe ntabwo waba uri mu bantu Satani anyuramo kugira ngo agushe abantu mu bibi? Ubitekerezeho mu buryo bwagutse cyane, kandi nusanga ariko bimeze, usabe Imana ikugire wa muntu Satani atinya, akaba yabona atabasha kugenza gute kugutinya. None muvandimwe, tubonye ko igihe cyarageze, Satani araza anyura muri bwa buryarya bwe watubwiye. Uraho ngaho ubwo buryarya anyuzemo nibwo tugiye gukomeza kurebaho. Uraho ngaho tutarahaba. Buriya ni ibintu bikomeye cyane. Urumva tugeze mu mateka yacu, yego, bivuze ngo iyo abantu bari mu mateka yabo bakwiye kwicara bakanzika. Niza amagambo akomeye, iyo umuntu atiza amateka yasubiramo. Iyo umuntu atiza amateka yasubiramo. Kandi iyo umuntu ataza amateka agongana n'amategeko. Reka tubwire abantu badukurikiye rero kujya bagerageza kumenya amateka, yego, kandi amateka y'ukuri. Ni ukuvuga ngo amateka y'ukuri buriya urukumva iyo umuntu ataza amateka ayasubiramo, kandi iyo atamenya amateka agongana n'amategeko. Uzi impamvu? Amategeko nyine kuba Abisirayeli batarahaye agaciro amateka y'iby'Imana yabakoreye byatumye bagongana n'amategeko y'Imana, aje ntibashobora kuyubahiriza. Rero uraho ngaho urumva Satani yaciye umuntu hasi amuca no hejuru, yikanga yanyuze muri bya bindi akunda cyane. Bivuze ngo aricyo kintu nashaka kuvuga, igihe Eva yaganiraga n'inzoka, ntago ari inzoka baganiraga, ahubwo ni Satani. Reka umuntu udukurikiye tugire ikintu tumubwira, sibyo? Yego. Utubwiye amagambo akomeye cyane. Igihe Eva yaganiraga n'inzoka, sibyo? Yego. Ntago ari inzoka baganiraga, ahubwo ni Satani. Mise nibuka amagambo Yesu yigeze kubwira Petero amubwira ngo mva inyuma Satani. Reka tubwire umuntu udukurikiye, jya ugenzura abantu muganira, sibyo? Abantu bose muganira burya suri ya muntu muganira. Yego. Ahubwo hari umuntu ubyihisha inyuma. Birashoboka ko abantu muganira ari Satani nyirizina mwamwiganira utabizi. Niyo mpamvu umuvandimwe udukurikiye, igenzure, sibyo? Wibaze, ese abantu nganira nabo ibiki, sibyo? Yego. None muvandimwe, tubonye uburyo Eva yatangiye kuganira n'iyi nzoka Satani yari yihanzemo, birangira bakoze iby'Imana yagenze gute? Uraho ngaho rero ariyo ngingo nshaka dutindaho. Urumva baraganiriye. Mu yandi magambo Eva yayihaye umwanya. Urumva nkubwire hari ikintu gikomeye. Eva mu buzima bwe uko yabayeho, nta munsi n'umwe yari yarumvishe inzoka ivuga.
kubona ibidasanzwe umuntu ntagire ubwoba. kubona ibidasanzwe umuntu ntagire ubwo ntugire amakenga, ntugire ubwoba, bizazanira abantu akaga nk'ako turi buze kubona. Urukumva byari ibintu bidasanzwe kubona inzoka igenda ivuga. Ubundi iyo abona inzoka iri kuvuga yari guhita asubira kujya kubwira umugabo ati mbonye ishyano, mbonye ibidasanzwe. ariko noneho ibyo bidasanzwe kubiha umwanya, ariko n'icyo kintu guha umwanya ibintu bidasanzwe byamugushije mu cyaha, bituma atandukana n'inshuti ye magara, umuremyi we. Yego, murakoze cyane. Tubonye ko igihe cyaje kugera muri wa mudendezo Imana yari yahaye abantu yaremye. Yego, bawukoresha mu mudendezo wabo, batandukana n'inshuti yabo magara. Ya nshuti yabahaye ibyo kurya, ya nshuti yabahaye ibyo kwambara, ya nshuti yabahaye ikintu cyose umuntu yari kugezagenza gute yari kuzakenera. None muvandimwe, ndifuza ko utubwira, ese nizihe ngaruka zabayeho, haba ku byaremwe, haba kuri uyu muntu ku giti cye, ziturutse ku kuba umuntu yaritandukanije n'inshuti ye magara yamuremye? Nizihe ngaruka? Wenda reka duhere ku byaremwe. Nizihe ngaruka zageze ku byaremwe yego, binyuze mu kwitandukanya k'umuntu n'inshuti ye magara, umuremyi we? Urakoze cyane muvandimwe. Hari amagambo mbonye hafi kugira ngo twinjire neza mu byaremwe. Urumva umuntu amaze guhicyanza Satani, cyangwa se amaze gukingurira amarembo Satani binyuze mu nzoka, ni umugore Eva. Noneho rero iyo ukomeje kwiga neza ngo yafashe itunda arishira umugabo we. Hari ikintu gikomeye nizeye, ngo umugabo we yarabyitegereje, ngakibona Eva agitunguka nk'ariya, abona koko yakoze icyaha, abona hari ibintu bidasanzwe byagenje gute, amubwira ati wacumuye. Kumva icyo kintu? Ariko ngo Eva we ngo ahubwo ngo yiyumvagamo imbaraga zidasanzwe. Noneho rero uyu mugabo amaze kubona Eva yacumuye, ubwenge bwarakoze cyane. Ndagira ngo ninjire aho ngaho. Ubwenge bwarakoze cyane. Noneho ubwenge bumaze gukora cyane, areba kuntu Imana imukunda. Wabyumvise? N'ukuntu Imana igimuso. Noneho areba no kuntu Eva nawe amukunda, umugore Imana yamwihereye. Ngo nuko uko kwitegereza atangira gushyira ku munzani. Nkuko muri iyi minsi abantu bakurwa no ku mitima. Umuntu akumva icyigisho kiri kumubwira ibyaha bye, arimo arabonamo ibyo asabwa, ariko agatangira gushyira ku munzani. Ngo sahari ngo buriya none Adamu nicyo cyamubaye, aribaza ati buriya sahari Imana ndayikunda, ariko se ubu ndeka umugore wanjye apfe. Urumva cyane? Noneho rero iki kintu nakizemo ibintu bikomeye, ngo nuko Adamu ahitamo gupfana n'umugore we. Muvandimwe turi aho ngaho, ndakomeza nakubwiye ngo ibyo bintu nabonye biri hafi cyane kugira ngo twinjire ku ntibyaremwe byangiritse. Noneho ngo ubwo Adamu amaze guhitamo gupfana n'umugore we, agatandukana n'Imana. Niza amagambo akomeye ngo Adamu yabihisemo abishatse. Ngo kuko ngo yari yaramaze gusobanukirwa neza 100% ko umuntu yagenje ate ko umugore we yapfuye. Aravuga ati mva rero aho kugira ngo mbure umugore wanjye, yashize ku munzani. Ni nako kantu kari ngira ngo twumve, ashira ku munzani. Ese muvandimwe twumva hari nta bintu waba ushyira ku munzani bikaruta Imana, ugasanga Imana iramanutse byo birazamutse. Noneho rero icyo kintu narindaga kuvugaho, Adamu ngakimara nawe kujya kurya kuri icyo giti, kuri icyo tunajyabujijanye, baranditse ngo umucyo w'Imana wavuyeho bwangu. Ngo bwangu sinzi kuntu nabivuga, baranditse ngo wabatamuruweho. Munyandi magambo wa mucyo bivuze ngo Satana kinjira muri Adamu. Umva Imana yahise ihunga burundu ngo wa mucyo wamuvuyeho bwangu. None ngo ukimara kumuvaho bwangu, ngo bwenge bwa mbere umuntu yungutse ngo nubwo gukora ibyaha no kumenya ibibi. Bivuze ngo umuntu yungutse uburyo bw'uburyarya bwo gukora icyaha, ubucakura bwo gukora ibibi, ngo ubwenge bwa mbere umuntu wagenje ate. Baranditse ngo ubwenge bwa mbere umuntu bukomeye yungutse ngo nubwo gukora ibyaha no gukora ibi, atangira guhunga Imana nk'uko Bibiliya bitubwira. None Imana yamaze ngo uri hehe, atangira gusubiza
ngo icyaha kimaze kumwinjiramo ubwenge bwa mbere yungutse ni ubwo gukora ibibi no gukora ibyaha noneho ahita ata ubwenge yari afite ubwenge bungana n'100% muvandimwe niza mu mateka ntera ubwoba nyine ndabibonye hafi cyane ariko ni ikintu Uwiteka aremereje mu mutima wanjye numva twakiganiraho ngo umugabo wari ufite ubwenge bungana n'100% ngo bwahise nabwo bumanuka bwangu 96% kavaho asigara ari ikigo gifite 4%. Gicucu burundu gifite 4%. Ngaka kaga icyaha cyazanye ku muntu. Ariko nawe wakomerezaho kugira ngo twinjire mu byaremwe tumanze twitegereza ese ubundi uyu muntu iki cyaha iki kibi kimaze kumusasira mu cyambere umucyo w'Imana umuvuyeho bwangu noneho ubwenge bwa mbere yungutse nubwo gukora ikibi ahare kene kije vuba noneho ubwenge bwubise bumanuka bugeze muri 4% ubwo 96% biragiye noneho baranditse ngo iri jambo ryarakomeye nararyumvise numva mu mutwe wanjye sinzi kuntu bigenze muntu twumva iri jambo uri hagaciro ngo kamere ya mbere yabatungutsemo niyo gutongana urumva icyo kintu bisubiremo neza ngo kamere ya mbere icyo cyambere cyatungutse mu muntu nuwo gutongana icyo gutongana none nabonye mu bugome bwa Satani urukumva Satani yari amaze gugusha abantu babiri umugore n'umugabo none ukuntu Satani ari umugome amaze kubona bamaze kugera mu nzira ye nabahita bakomanya imitwe nabo batangira gutongana nabakozi ba Satani bategereje kuzarimbuka ariko nubwo bazarimbuka ntago Satani ashaka kubakomeza kugendana ariko we nta kintu wavuga kuri icyo kintu ku bugome bwa Satani muvandi birenze intekerezo z'umuntu sibyo birenze intekerezo z'umuntu turifuza ko umuntu wese udukurikiye turifuza ko usaba Imana kugira ngo umwuka w'Imana akumvishe mu buryo bwimbitse kandi bwagutse ishyano umuntu yagushije kubera kwakira kubera kwitandukanya n'umuremyi we yego muvandimwe uri aho ngaho ndumva nakongera gusubiramo ko kantu urumva Satani amaze kugusha abantu babiri umugore n'iki n'umugabo azi neza ko bamaze kugira mu nzira noneho kamere ya mbere ingeso ya mbere yabatungutsemo ni ingeso bita gutongana kutumvikana nk'ibiriho muri iki gihe noneho Satani arifuza ko niyo abantu baba bari mu gikingi cye azi ko bazarimbuka ntabwo yifuza ko bahuza ahubwo buri muntu azarimbukirire nabonyemo gukora ku mwanzi cyane none muvandi ndifuza ko mbere yuko tujya ku byaremwe yego ndifuza ko ahubwo dukomerezaho yego tukareba ishyano sibyo yego akaga uyu muntu yagushije haba ku mubiri we ubwo turavuga ku buzima impagarike ye sibyo yego haba no ku ntekerezo ze ubwo turavuga no mu byamwuka yego ndifuza ko ibyo tubanzaho yego mbere yuko tuza ku byaremwe sibyo yego none gusa hari ikintu uvuze giteye ubwoba cyane wenda reka duhite duhera ku amatwi yumva Imana amatwi ye yari urumva kumva ko ntabwo ko ari guhari suri kumva se none se uwo muntu aracyari muzima nta muzima ibaze nawe kugira ngo abantu tubahe urugero rufatika uri inshuti yanjye urabizi nagusuraga tukagane none yibaze nagusuye nagira mu maremo najye kubona nkabona urirutse waba ukiri muzima ngaka kaga umuntu yahuye nako numvise imirindi yawe ndihisha none yumvaga Imana isa n'icuragura ni nk'uko urugero nakubaza ngo iki ni igiki ukambwira ngo ni imodoka iyo ni imodoka urumva urwego umuntu yarageze birasekeje ariko biteye agahinda cyane n'ukuri impamvu tubitinzeho cyane wenda umuntu twakumva tuvuze ngo ikigoryi ariko mu by'ukuri niko yari ameze buriya hari ikintu cyiza nakunze umuntu bita Yesu yavugaga imbwa mu izina ryayo kera abanyarwandakazi cyari kizira kikazirizwa kuvuga imbwa mu izina kuko bavugaga impigi yego ariko Yesu we ntabwo ari kucyo yabigenzaga yavugaga imbwa mu izina ryayo bivuze ngo n'ubundi niyo mpamvu bavuze ngo kugira ngo umuryango ukomere ubwo ni umuryango nyarwanda abanyarwanda batwumva rwose barabyumva neza ngo umuryango utazimuye urazi burya kugira ngo umuryango ukomere nuko wicara ukaganira iyo uri kuganira rero wibwiza ukuri urikumva ureba mu mateka yabo mabi
bakareba ibigwi bagezeho. Ibyo ngibyo kureba ibyiza n'ibibi bituma habaho kuvugurura ibintu bizima. Yego, urakoze cyane. Twimbika kuri za ngaruka icyaha cyazaniye umwana w'umuntu. Cyambere cyo twabonye ko uyu muntu yatakaje ubwenge. Yego. Umuntu udukurikiye wumve ko twatakaje ubwenge, sibyo? Ubu bwenge dufite sibwo Imana yaturemanye. Ikindi batubwiye ko hahise hazamo ikintu cyo gutongana. Kwitana ba mwana. Gutongana byahise bigenza gute? Bibazaho. None turifuza ko dufasha mu bijyanye n'ibyamwuka, mu bijyanye n'ibitekerezo, kuko twasomye twigeze kubona amagambo avuga ngo igihe umuntu Imana yamuremaga, cyambere cyo yahuzaga n'Imana, sibyo? Yego. Ibyo yabaga agambiriye mu bitekerezo bye byabaga ari ibintu by'imbonera kandi byera. Yego. Buri kintu cyose yakoraga cyabaga kiri mu bushake bw'Uwiteka. None turifuza tubwire nize ngaruka umuntu yahuye nazo igihe yaramaze guhitamo icyaha mu bijyanye n'iyi mico myiza y'ibyamwuka. Urakoze cyane muvandimwe, kuko ijambo ritweretse ngo umucyo w'Imana amuvuyeho bwangu. Urumva n'ubundi Imana ifite icyicaro mu bwenge, mu bitekerezo. Nizerera amagambo akomeye ngamaze guta ubwenge gutya ngakana Imana yasigayeho nakantu bita umutima nama. Yakomeje kumuha umutima nama kugira ngo imwereke amahirwe yo kurokoka, ahitemo cyangwa byange. Rero uyu muntu ingaruka yindi yagize muri uko guta ubwenge. Urumva iyo umuntu yataye ubwenge n'ibiro bihita bigabanyuka. Ko bije kintu n'ibiro biragabanyuka. Noneho uko ibiro biri kugabanyuka n'imyaka yo kurama k'uwo muntu iragenda igabanyuka. Ubwo buzima bw'uwo muntu usa nkaho urwaye, nabyita stress, nabyita gute, ibyo bintu bimeze gutyo, uri mu bwigunge, uri mu buzima budafite icyizere cye. Ubwo buzima rero, ubwo buzima umuntu yagiye abamo, uko ibisekuru byagiye bihibi nibwo hagiye havuka abantu bagufi, havuka abantu barebare, havuka abantu babyibushye, havuka abantu baringaniye, uko tutareshya. Noneho ugasanga iyo uko twavutse ni bagufi, ni barebare, barabyibushye, bararinganiye, ntago duhuje mu mico no mu myifatire. Nka muganga ndabizi neza ko wabyize neza. Noneho rero icyo ni icyaha kibizanye, ni ingaruka z'icyo cyaha. Noneho si ibyo byonyine, n'amaraso abantu bavukana. Ngira ngo wenda wadusobanurira ku maraso ho gatoya, nta bindi. Ese ahari amaraso dufite, ahari uko dufite amaraso atandukanye twaba dufite imico ihuje. Abadukurikiye barakoze cyane. Hari ikibazo abajije cyane umuvandimwe udukuriye, turifuza kongera kukubwira ko ahantu icyaha cyatugejeje hateye ubwoba cyane. Yego. Ku rwego umuntu atabasha no kugenza gute no gusobanura mu buryo bwuzuye cyane. Buriya amaraso y'abantu ntago ari amwe. Yego. Hari abafite A, hari abafite B, hari abafite O, hari abafite A, B. Amoko y'amaraso agenza gute aratandukanye. Ni nako n'imico yabigenza gute? Ubwo uko amaraso atandukanye n'imico niko itandukanye. N'ikimenyimenyi, sibyo? Yego. Nshobora kuba mfite amaraso ariko nkaba ntashobora kuyaguhaho nko mu gihe wakoze impanuka, sibyo? Kubera iki tudahuje amaraso. Ikindi giteye ubwoba cyane, wari uzi ko hari n'amaraso umugabo, hari n'amaraso nk'umugore n'umugabo. Yego. Babana ariko kubera ko hari amaraso bafite adahuje, ugasanga nk'abana babyaye nk'umwana wa kabiri wa gatatu arapfuye, cyangwa inda z'uwo mugore zikajya zihora zivamo kubera ko amaraso yaba ari iki. Kuvuza ikintu gikomeye bivuze ngo umuntu ashobora kuba afite amaraso yakwizanira umugore akabura urubyaro ari ikibazo cy'amaraso gusa. Usama inda zivamo, ugasanga umuntu amaze imitungo yenda arashaka urubyaro ari ikibazo cy'amaraso. Icyaha cyakoze ikintu gikomeye cyane, biteye ubwoba cyane, sibyo? Ntago wanabona n'amarira urira nyuma yuko umenye ko icyaha cyatwangije. Hari amagambo nifuza kubwira abantu, sibyo? Yego. Turimo twimbika cyane ku ngaruka icyaha cyazanye mu bijyanye n'ibyamwuka, sibyo? Yego. Umuntu akiremwa twabonye ko yarameze neza mu bitekerezo, ibintu byose byari bimeze neza. Yego. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nta muntu ubasha kwisayura mu rwobo rw'ibyaha yaguyemo. Yego. Tukimara gutandukana
n'Imana sibyo yego mu gihe tuvuga uyu Adamu umuntu udukurikiye wumve ko turi kuvuga wowe yego wumve ko turi kuko ndi kuvuga njyewe sibyo igihe umuntu yari amaze gutandukana n'Imana yego yabaye nk'umuntu urohamye yego yabaye nk'umuntu urohamye aramanuka agera ku ndiba urumva nawe umuntu narebe niba ari 100% wenda rimeze gutya reba umuntu amanuka nk'uko umuntu ari kubireba amanuka urenga uri kureba kugeza ubwo agera hasi nicyo mu ndiba ya rwarwobo niko bibiri yivuga nirwo rwobo rw'ibyaha twaguyemo yego uru rwobo rero tugiye gutanga ingero tureba ese ibyobo bitandukanye abantu twaguyemo by'ibyaha sibyo yego hari abantu bisanze baguye mu cyobo cy'ubusambanyi yego ugasanga hafi famiye yose y'abagize umuryango kuva ku mfura kugeza ku muhererezi sibyo ugasanga bose ni abasambanyi sibyo umuntu akarira akibaza ukuntu azakira iri shyano akibaza ukuntu azava muri iki cyobo yaguyemo cy'ubusambanyi bikamuyobera neza burundu agashakisha umuti bikanga sibyo yego ariko mu kanya turi buze kureba umwiza wabuze inenge ko ari we ushobora kuba umuti wenyine sibyo yego hari abantu bisanze baguye mu cyobo cy'ubwibone yego buriya hari umuntu bari umwibone sibyo ari umwibone kweri yego ku buryo isi yose ibizi ngo Joweru ni umwibone sibyo nawe kandi nawe nta kintu yabikoraho nyine ari uwo nguwo akaba bizi ko rwose ako kantu nawe akaba bizi ko ari umwibone urumva yego hari abaguye mu mwobo hari abantu bagira umunwa muremure sibyo kuvugagura guteranya abaturanyi kumva atararana ijambo icyo wari uguteranya abaturanyi icye akaba ari uguteranya guhondanisha abantu imitwe sibyo yego karitsiye yose ku buryo usanga nko muri karitsiye atuyemo hafi abantu bose baranganye kubera we sibyo yego ku buryo unasanga n'abantu yabyaye hafi ya bose yarabanduje iyo virusi icyo cyobo bose barakiguyemo urumva uvuze ikintu ni ukuvuga ngo niba yaravukiye uwo mwana yaravukiye muri icyo cyobo nicyo azakurira sibyo hari abantu usanga baraguye mu cyobo cy'amoko yego ugasanga umuntu ni umuzungu yego ariko ahantu hose abonye umwirabura yifuza kwicarana akumva atakwicarana nawe akumva ari ikintu giteye ubwoba kugeza aho umuperezida umwe ntavuze w'umuzungu yaravuze ngo Afurika ni ikimoteri tugomba kujugunyamo imyanda hari abantu rero baguye mu cyobo cy'amoko urumva yego ugasanga umuntu niba urugero ari uwo mu majyaruguru ugasanga umuntu wo mu majyepfo nta kintu bavugana urumva hari abantu baguye mu rwobo rw'ubujura sibyo abajura ugasanga niyo nka muri uwo muryango ni abajura sibyo yego reka tugarukire aha mu kuvuga ibyo abantu baguyemo ariko buri muntu reka dusabe buri muntu wese udukurikiye yicare yigenzure ku giti cye agenzure na famiye abamo yakuriyemo arebe ese ni ikihe cyobo mwaguyemo wenda uriho umuvandimwe niba hari ikintu abantu batwumva dukeneye kubwiza umutima wacu kuri niba turi abantu dushaka kujya mu ijuru twibwiza ukuri yego noneho muri uko kwibwiza ukuri buri muntu wese arebe ibyo atuzuza asanga Uwiteka abimwuzuriza yego noneho ijambo ry'Imana rikambwira ngo muri ibyo byobo twaguyemo yego nta muntu n'umwe wabasha kwisayura ngo avemo yego buriya iyo umuntu arohamye akenera umurohora kugira amukure mu isayo yaguyemo amujyane hejuru sibyo yego no kuvuga ngo hari abantu benshi bagerageza ibintu bitandukanye kugira ngo bisayure hari bamwe bisanga bavukiye muri za famiye hari za famiye ubusanga ntacyo zitwaye bibaho rwose ugasanga ubundi kereze ukuntu babitaga ni imana y'u Rwanda rwose ugasanga umuntu ni imana y'u Rwanda n'ingeso nziza n'imfura muri karitsiye
ni nabo bantu bavamo abantu bakunze kugirirwa abakuru b'amatorero b'amakanisa inyangamugayo kuko bagirirwa icyizere kuko iyo urebeye inyuma ubona ari byiza, ubona mu by'ukuri ari abantu basa nkaho ari abamarayika, sibyo? Ariko mu by'ukuri inyandiko irambwira ngo n'uwo muntu umeze gutyo umutima we, sibyo? Umutima we uranduye kandi nta muntu wabasha kwikiza, sibyo? Hari ababyeyi bamwe bageraho agafata nk'abana be akabafungiranira mu gipangu cye ngo kugira ngo batazajya gukora ibiki ibibi. ugasanga undi bafashe imyanzuro ivuga ngo tugiye kujya twambara imyenda miremire, yego, tugiye kujya twambara imisatsi ya naturelle, sibyo? Twebwe tugiye kujya twambara amakanzu nk'abayisilamu bambabare nirinze kuvuga amadini, sibyo? Yego. Icyo ndi gushaka kuvuga ni ubukoryo butandukanye abantu bagerageza gukora kugira ngo ahari babe abantu beza. Ni ukuvuga ngo muri kamere yacu tuba dushaka kugaragara neza. Yego. Urumva n'ubundi aho hantu ravuze mpita nibuka ikintu. Urabona Adamu amaze kubona yambaye ubusa, amaze kubona ari uko atigeze yibona. Ariko urumva icyo kintu uko atigeze agenza ate yibona, yashatse kuntu yakwigenza. Bivuze ngo natwe abantu muri iyi si nubwo dufite byinshi bitugora mu mitima yacu ndetse n'imitima yacu ikaba ifite ukuri kurenza uko duha abantu, tuba dushaka ukuntu twigenza. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo ibyo bintu byose tugerageza gukora kugira ngo tube beza hari ikintu bishobora kugeraho, sibyo? Bikaba byatuma inyuma ubinyangamugayo, sibyo? Hari n'umuntu uvuga uti nkurikije akazi nkora, nkurikije urweho ndiho, ngomba ko umuntu wiyubaha nihesha agaciro, sibyo? Muri sosiyete ndimo. Ariko baranditse ngo mu bintu byose ibyo bikorwa byageraho guhinduka k'umutima ntibirimo. Yego. Guhinduka k'umutima kugira umuntu azave muri yasayo yarohamyemo, yego, bikeneye umwiza wabuze inenge ari we turi buze kuvuga mu gihe turaba twerekeza kuri uyu musozo, sibyo? Yego. Umuntu dukurikiye yumve ko turimo kuganira ishyano umuntu yahuye naryo mu bijyanye n'ibyamwuka. Yego. Tumaze kuvuga mu bijyanye n'ibyamwuka ishyano umuntu yahuye naryo, tubonye buryo ki abantu bisanze bagiye kujya mu ngeso mbi cyane. Ni ukuvuga ngo mbonyemo ikintu gikomeye, nubwo Adamu yahise yadukaho n'ibintu byo gutongana, hariho n'indi mico natwe twisangaho. Buri muntu wese dufite imico itandukanye. Yego. Kuko dukora n'ibya bitandukanye. Hari ibintu biba umuntu yisanzemo kuryo na n'uyu munsi umuntu atekereza kumva byamwanduranya n'Imana cyane. Yego. Kandi nkuko turi buze kubireba abantu benshi hano badukurikiye barabyawe, sibyo? Yego. Abantu benshi hano badukurikiye ni abantu babyawe. Uyu muntu wabyawe rero akaga kose yisanzemo ntago Imana izigera ikamuhora. Yego. Ahubwo ikintu cyonyine Imana izamuhora ni ukwanga umuti turi buze kubona Imana yazanye ngo irohore uyu muntu. Buri umuntu aramutse arohamye mu kiyaga, yego, hakaza umuntu wo kumurohora akamuhereza umugozi ngo awufate, akanga kuwufata. Uyu muntu azaba azize yuko yanze ubufasha. Yego. Sibyo? Yego. Muntu dukurikiye nuza kwigenzura ugasanga hari ibintu wisanzemo nta ruhari wanabigizemo. Yego. Sibyo? Hari umuti Imana yaguteguriye muri rwa rukundo rwayo rutangaje cyane. Hari umuti Imana yaguteguriye, yego, tugiye kuza kubabwira. Ntago twifuza ko waba umwe mu bantu bazanga kuwunywa uyu muti Imana yavuguse. Yego. None muvande, niba nta kindi kintu wakongeraho mu kaga umuntu yagushije mu bijyanye n'ibyamwuka, sibyo? Kibaye kidahari watubwira noneho mu bijyanye n'uyu mubiri usanzwe, sibyo? Yego, urakoze cyane. Urumva umuntu yageze kure mu buryo bwa mwuka pe. Yageze kure. Umuntu yageze kure mu buryo bwa mwuka. Yageze kure ndetse kure cyane. Kure hakomeye cyane. Kubera ko nawe ubwawe irebe kuntu usa. Umuntu urimo kutwumva. Reba kuntu ureshya. Byo byonyine naje kwitegereza nsanga dushobora kuvukana mu rugo. Papa ari umwe, mama ari umwe, ariko ntidusa. Ntitungane. Ugasanga natwe ubwacu hari itandukane rikomeye. Izo zose ni ingaruka icyaha cyagiye kigira. Noneho niyo mpamvu ubona abantu dusenga ariko ibya bikaba insengero dore ni nyinshi pe. Abantu barasenga pe.
ariko ugasanga ibyaha byanze gucika mu biti mu mitima, bivuze ngo twabaye ingaruzwa muheto z'ikibi. hari isomo nifuza ko usoma mbere yuko tujya mbere, Abaroma 3. Yego, iri somo umwuka maseko twarisoma. Abaroma 3, Abaroma 3 uhere ku murongo wa 9. ndifuza ko iri somo turisoma. yego, byiza cyane. Abaroma 3, reka uhere ku dusome. murongo wa 9 nushaka usome n'umutwe w'amagambo. Yego, umutwe w'amagambo uravuga ngo urutabi ibyaha bifite ku bantu, bivuze ngo ni uruhari. Yego, nuko tuvuga iki? Mbese turabaruta? Oya da, habe na hato, kuko tumaze guhamya Abayuda n'Abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha. Kumva icyo kintu? Abayuda n'Abagiriki bose barimo baratwarwa n'ibyaha. Ariko turi ahantu kugira ngo abantu turimo gusomera bagende babyumva. Wibuke ko Abayuda bari abantu bitwaga ngo abantu b'Imana, abantu basenga, abanyamasengesho. None bagereranijwe n'abadasenga ngo bose batwarwa n'ibyaha. Bose bagiye kuba bamwe. Yego, kuko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Urumva bahindutse ibigwa? Uzi buriya kuri iki kintu cy'ikigwari ngitekereje ibintu bikomeye. Uzi nk'urugero, ugasanga habaye impanuka cyangwa se wagize ibibazo, wenda uri mu mwenda. Yego, reka ntanga urugero ku mwenda. Wafashe credit kabutumva, Mana numfasha iyi credit nkayishyura nzagushimira. Ariko yayikwishura ntiwibuke ko wigeze ubisengera, ukaba ikigwari mu gusohoza ibyo wasezeraniye. Iki ni ukuri twabwira abantu batwumva ngo niba hari ibintu waba warasezeraniye Imana, iki ni igihe cyo guhigura umuhigo. Umva, wibera ikigwari Imana, hahandi umuntu agahiga ibyo atazagenza gute. Rero nguko kuntu abantu babibigwari. Nakomeza cyangwa? Yekomeze. None umva kuntu rero ibyago byakomeje. Tugeze ku murongo wa 13. Ugeze ku murongo wa 18. Turi mu Baroma 3, tugeze ku murongo wa 13. Umuhogo wabo ni nk'imvi irangaye, bariganije indimi zabo, ubusabwe bw'incira buri mu minwa yabo, kugeza ubwo indimi zisobanya n'umutima. Ugasanga ari byo bya bindi kuvugana imbereka. Urumva neza kuntu umuntu yari arimo agenda yanigirika. Ibi bintu birakomeye cyane. 14, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibarakayimenya, kubaha Imana ntikuri imbere yabo. Kandi abantu bavuga n'abasenga n'abatagenje gute? Abayuda n'Abagiriki. Umuntu wese dukurikiye tumaze gusoma amagambo atwereka ko yaba bitwa ko basenga, abafite iryo zina ko basenga, yego, yaba abafite izina ry'uko badasenga, yego, tubonye ko kubijyanye n'icyaha turi bamwe. Sibyo? Uri aho ngaho bivuze ngo buri muntu wese ufite icyo umutima umwemeza kitaboneye ni kimwe n'umunywi w'inzoga. Oya, ntihagire uwasuzugura, ntihagire uwavuga ngo ngewe ngahari ngo ndi igitangaza. Kubera ko buriya numvisemo ikintu gikomeye. Urumva hari amagambo nigeze gusoma, ari igitabo nari ndimo nsoma, cyari kirimo kimbwira amagambo akomeye. Cyarambwiraga ngo ntabwo Satani ashaka ahantu hanini mu muntu, ngahubwo ngo ashaka hashinga ikirenge. Bivuze ngo abonye hashinga ikirenge muri wowe. None ugasanga Satani uri umuririmbyi, uri umuntu w'Imana, uri umukozi w'Imana, ariko yashinze ikirenge ku munwa. Uri umunyamagambo cawe, washinze ikirenge ku bwibone, hari akantu kagutsinda. Mu yandi magambo, hari ingeso yagenje ite yakunaniye burundu. Rero uvuze ibyo. Yego, nibuka amagambo akomeye cyane avuga ngo ingingo imwe yoroshye. Aha, amagambo avuga ngo umunyururu ufatwa ko ari mwiza iyo ingingo zayo zose zimeze neza. Yego, iyo urugingo rumwe rw'umunyururu rugize ikibazo, uyu munyururu ntabwo wakwishingikirizwaho. Oya, siko bimeze. nta nicyo waba ukimaze, nta kintu ubukimaze. Yego, bandikamo amagambo avuga ngo umwe aravuga ngo ngewe
ntago mputiraho sibyo yego ariko agaseka wa muntu ugira umujinya aha sibyo yego ikintu uvuze amagambo akomeye cyane ndumva amfashije cyane yego urumva ashaka ahantu ashinga ikirenge aho yashinga ikirenge ugasanga barabizi ngo kana arabizi ngo Valence hari akana ntwaje aya magambo ko ateye ubwoba cyane muvandimwe udukurikiye nguko uko icyaha cyatwangije hanyuma mu gihe dusa nkaho turi kwerekeza ku musozo hari ikintu tugiye kuvugaho nanone sibyo ingaruka icyaha cyagize ku mibiri y'abantu sibyo yego kimwe cyo mucyo navuga mbere yo kugira ibindi bike udusangiza dore ko nago ibintu byose twabivuga sibyo ariko umwuka w'Imana ahantu ageze umunyarwanda yaravuze ngo umwana mwiza iyo umusize amavuta agenza gute arisigiriza na Dawidi yaranditse ngo Mana wavuze rimwe numva kabiri sibyo yego mu bijyanye n'ubuzima rero amateka twereka ko umuntu Imana yaremye yari afite metero 6 kujya hejuru yego metero 3 kugenza gute z'ubugari z'umubyimba yes ngaho nawe tekereza uyu munsi iyo umuntu agize metero 2 isi yose igenza gute irabimenya ati umuntu muremure ku isi yabonetse sibyo muvandimwe udukurikiye wumve ko icyaha cyaratwangije sibyo yego kugeza naho n'ingano yacu igenza gute igabanuka uyu munsi uramutse unteretse iruhande rwa Adamu yakwibaza niba sinzi yakwibaza ngo ndi igiki bivuze ngo wowe ntabwo wabungana n'uruhinja rwe urumva umuntu ufite metero 6 urumva uruhinja rwe rwamugera bivuze ngo umubyeyi cyangwa se n'undi muntu mukuru wabyaye aze gufata icyitegererezo areba umwana wabyara narangiza amuhagarike ku maguru areba hamugera buri umwana w'uruhinja ushobora kumuhagarika akenda kugira mu mavi yego cyangwa se akagera hepfo gato y'amavi urasanga rero uruhinja rwa Adamu rwaragiraga ikirenze metero urumva ko muvandimwe udukurikiye icyaha cyaratwangije cyane ikindi twavuga ubundi Adamu aremwa yagombaga kuzabaho byiteka sibyo yego ariko igihe yaramaze gukora icyaha twagiye tubona batangiye kumara imyaka hafi 1000 sibyo yego za 900 gutyo yes ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rirambwira ngo imyaka yanyu izaba 70 sibyo yego kandi nimunayirenza ikaba myinshi 80 kandi yuzuye iki umuruhongo n'umubabaro ibivuze ngo 80 niyo kubabara gusa sibyo yego reka umuntu udukurikiye yumve ko no kurama ibaza umuntu wamaraga imyaka hafi 1000 ariko uyu munsi niyo umuntu agejeje imyaka 100 isi yose irabimenya umuntu agejeje imyaka 100 ikindi twavuga yego amateka twereka ko Adamu yapimaga toni y'ibiro yego sibyo toni yuzuye ariko uyu munsi iyo umuntu agejeje ibiro 100 yabawe batangira kuvuga ngo afite obesity sibyo afite abayabaye umurwayi w'indwara sibyo yego no kuvuga ngo mu bijyanye n'ubuzima sibyo twarangiritse muvandimwe dukurikiye twarangiritse ku rwego rukomeye cyane ikindi twavugaho dusoza ku buzima yego iyo umudamu yajyaga kubyara sibyo ntabwo yajyaga kubise niyo gahunda yari iy'Imana ariko umubyeyi udukurikiye atekereza ukuntu ibise biryana umubyeyi wabyayeho ibise biraryana cyane ariko izo ni ingaruka z'iki izo ni ingaruka z'icyaha sibyo tuvuze ukuntu kubona ibyo kurya byari byoroheye umuntu Imana yaremye ntabwo yari kugorwa no kubona ibyo kurya sibyo yaryaga imbuto uko ashaka yego urubuto rwose akeneye yararubonaga ariko uyu munsi abantu benshi badukurikiye murabizi ukuntu kubona imbuto zibona umugabo umwe zigasiba undi ntabwo ari ikintu umuntu wese yagenza gute kubona imbuto ntabwo ari ibintu umuntu wese yagenza gute yabasha kwigezaho ni ikintu gihenze cyane none muvandimwe yego watubwira iki ku bijyanye n'ingaruka icyaha cyagize ku byaremwe hari ikintu ugeze kutubwira
kirantangaza. Wigeze ahantu umunsi umwe turi kwiga, uratubwiye ngo inzoka yagiraga amababa. Uratubaza uti none uyu munsi muri mwebwe hari umuntu ujya ubonana inzoka amababa? Yego. Uzamukiye aho ngaho tubwire ingaruka ibyaremwe byagize, sibyo, biturutse ku kuba icyaha cyarabayeho. Urakoze cyane muvandimwe. Iyo twize amateka nk'uko twabivuze, inzoka yagiraga amambere icyaha kitaraza, ndetse yaragurukaga, ndetse baravuze ngo yagurukaga hafi y'umuntu. Ariko noneho icyaha kimaze kuyinjiramo, Satani amaze kuyinyuramo, yamababa ntawamenya kuntu yashikutse, kuryo kugeza na n'uyu munsi bakuzana inzoka kukubaza ati se wa muvandimwe we, ubundi amababa yabagaye ntago wahabona. Ngwicyo kubyaremwe. Ikindi kintu cya kabiri, hari ibiti byiza byera imbuto ziri, hatangira kumera ibiti bifite amahwa. Ikindi kintu kubyaremwe, hari inyamaswa nziza, kuko twabonye ngo ibyaremwe byose ngo byari ibyo kwigisha umuntu urukundo, icyubahiro no gukomera by'Imana. Noneho inyamaswa zitangira kuryana no kurya abantu. Inyamaswa zitangira kuryana no kurya abantu. Noneho ikindi cya kabiri, nta kibabi cy'icyaremwe cyagwaga hasi, amababi atangira guhunguka kubera icyaha nakoze. Iyi si rero ntago yagiraga ubukonje kutuvuga ngo harakonje ngo cyangwa harashyushye. Oya, hari ahantu hakonja, sibyo, n'urubura rukagwa. Ntago byabagaho. Ni ingaruka z'icyaha. Bivuze ngo baravuze ngo iyi si ngo yari ituwemo n'amahumbezi y'Imana. Nta bukonje, nta bushyuhe umuntu yarazi. Ibyo byo kumva ngo umwuka, ngo ubundi umwuka wari uhari, ngo wari wo gutuma umuntu ashima Imana. None uyu munsi urakubitana n'imbeho ukenda gupfa. Izuba ryaza, abantu bakava mu Burayi bakaza muri Afurika bahunze, ugasanga ikibazo cyavutse bahunze izuba kubera ingaruka z'icyaha. Hari n'amagambo nasomye, yego, gutyo ujya ukabona ibisozi birashinyitse amabuye, yego, ukabona ibintu bidasobanutse, byose ngo ni ingaruka z'icyaha. Ibi byose byazanwe n'icyaha. Ahantu dutuye mu mezi yashize hari hameze neza, hameze neza rwose, hameze neza, ariko imvura iragwa, yarahangije, iharema imikoki, ku buryo umuntu uhagarutse uyu munsi yibaza, ubundi ni hahandi. Ubundi rero uri aho ngaho, n'imvura ntabwo yabayeho ku mugambi w'Imana, kubera ko ibyaremwe byose byakuzwaga n'ikime. Imvura nayo yazanwe n'icyaha. Imvura yaje kubera rero muvandimwe turi aho ngaho ku byaremwe, wenda tuzakomeza kugenda tubisesengura, kuko nibura turi kugerageza kuvugaho bikeya, ariko mu murongo turimo ni ibyatuma dusobanukirwa nuko dukeneye Imana, nuko buri muntu wese akeneye kwegera Imana kugira ngo nibura arebe ko yakemura icyo kibazo dufitanye nayo, ko yabasha kudukura muri rwa rwobo urwo ngurwo twarohamyemo. Rero icyaha cyangije ibintu byose ku isi. Bivuze ngo umutako w'Imana wose, kagataka utujaride, uduti, ukarangiza ukamubwira uti mwana wanjye, dore inzu nakubakiye nifuza ko wajya kubamo. Yego. Ukiyimuha wajya kubona ukabona azanye amashoka, ibiki, ararimbuye yashyize hasi, imitako aratemye, byose ashyize hasi. Mubyeyi udukurikiye, wakumva umeze ute? Byakunezeza cyangwa se wakumva utanezerewe? Reka rero mu gihe twerekeza ku musozo, kino cyigisho intego cyari gifite kwari kugira ngo twongere kwibukiranya ingaruka icyaha cyagize ku muntu no ku byaremwe, sibyo? Twizeye ko hari bike tubashije gukomozaho, nubwo byose tutabivuzeho. Ingaruka mu by'ukuri zakoze icyaha gikomeye cyane, kandi muvandimwe udukurikiye, nk'uko twageze no kubivuga, iki cyaha turimo kuvuga reka tugikure kuri Adamu, sibyo? Tukizane kuri njyewe, tukizane kuri wowe. Twahemukiye Imana, sibyo? Imana yiremeye isi irayitaka rwose ku buryo bushimishije cyane. Umuntu arangije, njyewe ndangije ndaza umutako w'Imana ngushyira hasi ku butaka, sibyo? Uhereye kuri njyewe ubwanjye ndiyangiza, sibyo? Nangiriza ibidukikije. Ikintu cyose Imana yaremye, umwana w'umuntu agenze gute? Yagishyize hasi. Yego.
ariko muvandimwe udukurikiye nubwo bimeze gutyo, Imana ni nyarukundo cyane. Yego. Hari isomo dusanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 21, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo iby'ijuru rishya n'isi nshya. Yego. Muze kuhasoma neza, turabwirwa ko nubwo bimeze gutyo, sibyo, Imana izongera ireme ijuru rishya, kubera ko icyaha umuntu yakoze cyatumye mu ijuru haberayo intambara nk'uko twabisomye tugitangira. Yego. Mu ijuru habereyeyo intambara, mwese murabizi iyo ahantu habaye intambara, iyo intambara irangiye ubusanga ibikorwa remezo byarangiritse, abantu ibintu byinshi usanga yego isura yarahindutse, hari byinshi biba byarangiritse kubera iyi ntambara yabaye mu ijuru biturutse ku cyaha cy'umuntu, niwe nyirabayazana. Yego. Imana ifite umugambi yuko izongera kurema ijuru rishya, sibyo, ikongera ikanarema isi nshyashya. Muvandimwe uri aho ngaho, iri ni isomo rikomeye. Twakubaza ngo isi ya mbere yari nziza rwose, ndetse yari itunganye, yari iboneye, ariko kubera icyaha, kubera umuntu yahaye urwa icyanzu icyaha, yemereye Satani kumucamo, byatumye Imana izarimbura n'ijuru. Byatumye Imana izawirimbura n'iki? Kubera icyaha cyanjye, kubera icyaha cyawe, n'icyaha cy'umuntu ugenze gute udukurikiye. Yego. Ariko tekereza kuba Imana yariremeye ijuru ikiremera isi, ariko Imana ikaba yarageze ku mwanzuro uvuga ngo ibi bintu byose naremye ngiye kubitwika mbikureho, nongere ndeme bundi bushya, sibyo? Yongere ireme undi muntu mushyashya. Yego. Iki ni ikintu kiremereye cyane, Imana twarayihemukiye. Yewe twarayihemukiye bikomeye. Bitavugwa. Ni ikintu gikeneye kuremera mu bitekerezo byacu cyane. Reka Imana ikiremereze mu bitekerezo byacu. Rero muvandimwe wari udukurikiye, turimo twerekeza ku musozo. Tugiye gusaba umuvandimwe atugire inama, sibyo? Yego. Tubonye ko umuntu yangiritse, ibyaremwe birangirika. Yego. Isi irangirika, ijuru irangirika, ariko tubonye ko Imana ifite gahunda yo kurema isi nshya n'ijuru rishyashya, kandi ikaba yifuza kuzatuzayo abantu bashyashya, sibyo? Yego. Birashoboka ko hari umuntu udukurikiye ugize icyifuzo cyo kuzaba muri iri juru rishyashya, sibyo? Yego. Kubera ko nk'uko tugiye kuza kwibona mu cyigisho gikurikiraho, turi buze kureba noneho, sibyo, hari umushinga Imana yaremye yateguye, nubwo isi yangiritse gutya, hari igisubizo Imana yagennye yateguye, sibyo? Yego. Igihereza umwana w'umuntu kugira ngo nubwo yisanze muri buno buzima abube marika afite ibyiringiro by'uko azaba mu ijuru n'isi nshyashya. Turi buze kubira mu cyigisho kiri buze gukurikiraho, nago gutya isi yabaye naga ariko bizaguma iteka ryosoya. Yego. Igihe kizagera iyi si iveho, Imana irema ibintu bishyashya, abantu bagiye kubitura mu buryo bw'iteka ryose. None yego, urakoze cyane. Hari umuntu ugize icyifuzo kivuga ngo ndifuza kuzaba muri iyo si nshyashya. Yego. Uyu muntu arakora iki? Urakoze cyane muvandimwe. Ingaruka icyaha cyagize zirakomeye. Ndetse na buri muntu wese atekereje uko abayeho n'uko ariho, n'ukuri hari byinshi yabona, yaba umugabo wo kubihamya, ategereje kuntu isi muri iyi minsi tuzunguza, kuntu tubona imvura twarize, ibibazo biri hose, uburwayi butumereye nabi, ibyorezo, intambara zidashira hirya no hino. Ibi byose ni ibintu bitwereka ingaruka z'iki, ingaruka z'icyaha. Ahangaha rero umuvandimwe uri ahangaha, ntabwo Imana yigeze itererana umuntu muri aka kaga, kuko twitegereje ingaruka zikomeye cyagize ku muntu. Ahubwo Imana y'urukundo n'imbabazi, Imana ifite kugira neza kwinshi, Imana yaremye umuntu kuko imukunze, ntabwo yigeze mutererana, ntabwo yigeze mutererana, ahubwo yamubaye bugufi. Turabyibuka cyane mu itangiriro, yaraje imwiruka yamubaza ngo Adamu uri hehe? Noneho hari ikintu nshaka dusoreza kugira ngo abantu bahabwe inama. Imana yo imaze kubona umuntu yahuye n'iryo shyano, imaze kubona icyo kibazo cyavutse, yahisiza iratabara, yiruka ku buntu, imwiruka kugeza imusingira. Urikumva? None imaze kumusingira rero yamuhaye inama, n'amagambo aboneka mu itangiriro, ariko ntabwo turi buze kuyasoma. Baranditse ngo Imana iremera Adamu na Eva umwambaro.
urumva icyo kintu ndagira ngo tuze gutanga inama ariko abantu bumvise neza urukundo rw'Imana nubwo umuntu yari amaze kubwambara ubusa yari amaze ibyo yagerageje byose baranditse ngo nubwo yiremeye ibibabi izuba ryaravaga bikagira bikuma urumva icyo kintu mu yandi magambo yari umuntu urimo gukora ibintu bitazarama Imana ikabona ko nta kageza azageraho kandi none icya kabiri abantu twabibutsa ko nubwo Adamu na Eva bagendanaga nabo ubwabo imitwe yarakomana bagendanaga batongana batumvikana Imana rero izo mbohe za Satani uko ari ebyiri umugore n'umugabo yahise hagoboka itanga gahunda y'ibitambo wenda ndavugaho gatoya ariko kugira ngo uyu muntu yongere kwambara nicyo nshaka kuvugaho cyonyine kugira ngo uyu muntu yongere kwemererwa kugera imbere y'iki y'Imana nuko amaraso yamenetse kwambara umwambaro w'iki w'amaraso uruhu rw'intama bivuze ngo uruhu ruboneka uko amaraso agenda ate bivuze ngo uyu muntu yagomba kujya areba smartness yagomba kujya areba imyambaro akavuga ngo aka gasura mfite hari amaraso yagenda ate bavandimwe nababwira ngo no kuba tugihinga bikera ni amaraso ya Yesu yamenetse kuri ubu butaka no kuba izuba rikiva ku rugero rwiza nuko Yesu yamanitswe hagati y'isi n'ijuru nukuri ndagira ngo iki kintu hari uracyumva neza kugira ngo tukinjiremo ngo Imana yahaye Adamu umwambaro na Eva wo mu ruhu nuko amaraso yamene bivuze iki yagomba kureba iki mu bitekerezo yagomba kureba kuntu yambaye akavuga ngo uyu mwambaro nambaye hari uwapfuye mu cyimbo cyanjye hari inzira karengane yahaguye kugira ngo mbeho ngiki kintu cyagombaga kongera gutuma umuntu asabana n'iki no kuvuga ngo mu cyigisho gikurikiraho turi buze guha abantu umurongo mugari turi buze kwinjira neza muri uyu mushinga Imana yahaye Adamu uyu muntu ugiye kwambara ari uko amaraso yamenetse uyu bivuze ngo uyu mwambaro we kuwureba byo byonyine byari bihagije kubona Imana ngo kuba nambaye hari uwapfuye ariko mu kintu biteye ubwoba rero hari inama twatanga iyi ndwara umuntu yarwaye twihutire muri Matayo rwose hatugerere igice cya mbere ku 21 Matayo igice cya mbere nukuri abantu batwumva iki kintu mucyumve neza niba umuntu amaze kubura ubwiza bw'Imana byasabwe ko kugira yongera kugaragara mu maso y'Imana ari uko hameneka amaraso 21 haravuga ngo yego azabyara umuhungu yego uzamwite Yesu yego kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha Imana ishimwe cyane mu cyigisho gikurikiraho tugiye kubwira abantu umuti w'ibyaha ngo Yesu niwe muti w'iki Imana yahise ivuguta umuti uvura ibyaha nanjye nararwaye urabizi cyagiye nari maze igihe kinini ndwaye narwaye nk'amezi 2 ariko dore narakize ubu ndi kuvuga bivuze ngo umuntu arwara malaria gake nukuri uyu muti Imana yavuguse ne guha abantu mu byakozwe ni 17 wenda abantu bazahasoma ntago turirwa twasoma ku murongo wa 30 hari ikintu Uwiteka yavuze ngo nuko iyo minsi yo kujirwa igihe abantu twamariye mu bujiji tutazi ingaruka icyaha cyatugizeho ndetse n'urutabi byaha bidufite Imana yaravuze ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije yego ngariko iraburira abantu bose bari hose kwihana kumva kintu bivuze ngo nukwiha abantu bariho bivuze ngo iminsi yo kujijwa Imana yagenje te igihe abantu bamaze mu bujiji ibyo byose Imana byirengagije ahubwo iraburira umuntu wese umuntu wese kwihana rero inama nta yindi muvandimwe wumva ukeneye kwihana ni ya yindi Yesu yatanze muri Matayo 6 umurongo wa 5 n'uwa 6 ivuga ngo weho nusenga winjire mu nzu winjire mu mutima wawe inama twahabura umuntu wese twumva nuko wafata umwanya wo guturiza imbere y'Imana gwamara guturiza imbere y'Imana ukamubwira uburwayi ufite bw'ibyaha ibyaha byawe wiyiziho ntumuhishe mwambarira ubusa ntugire na gato sigaza nurangiza kumubwira umubwire utumva Yesu ndabizi neza ko ari we muganga ni wowe usuzuma indwara zananiranye niwe muganga uri hejuru y'abaganga nsuzumira uyu mutima wararwaye nawe reba indwara warwaye ukivukana n'uyu munsi ukaba uyimaranye imyaka ufite uyibwire gusuzume ikwereka ibyagutandukanije nayo utuzi bikore irabikora none nimara kugusuzuma numara kubwitumva Yesu nsuzuma uturize imbere y'iyo Mana
kuko bavuze ngo so wumva ibyo azagenza ate azagusubiza. Ubundi Imana ibyo iri buze kukwereka ni ukuri ube witeguye kuyisaba imbabazi no yiteguye kukubabarira. Ndumva ariyo nama naha abantu barimo kutwumva. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Yego, amen. Arakoze cyane umuvandimwe. Yeremiya 13:23 haravuga ngo mbese umunyetiyopiya yabasha guhindura ibara ry'umubiri we cyangwa ingwe ubugondo bwayo? Yego. namwe nuko ntimwabasha gukora ibyiza kandi mwaramenyereye gukora ibibi. Umuvandimwe udukurikiye, twabonye ko twangiritse, hari imico myinshi twabonye kubera ko hari ibyaha byagenze gute byatwangije, sibyo? Yego. Yesu wenyine niwe ubasha guhindura umunyetiyopiya, sibyo, akaba umuntu mwiza. Yego. Niyo mpamvu umuvandimwe udukurikiye, Yesaya 2:18. Aha hantu reka ndisome rino somo. Ni ukuri Uwiteka aradukunda. Haravuga ngo nimuze tujye inama. Yesu ashimwe cyane. Yesu aravuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuwemba birahinduka umweru bise na shirege, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Imana ni nziza, sibyo? Muvandimwe udukurikiye, turagushimiye byimbitse cyane, sibyo? Ikibazo kinini Imana ifitanye natwe si ibyaha bigaragara twakoze, ahubwo ni ya kamere uko twavutse. Nicyo kibazo gikomeye cyane Imana ifitanye natwe. Iyo twemereye Uwiteka uko twavutse arabidukiza, n'ibyaha byashamikiyeho byose akabidukiza, akatugira ibyaremwe bishyashya. Amen. Reka buri muntu wese rero yubahirize izi nama. Ugize ikibazo wandika muri comment, kandi niba utari wiyandikisha wakora subscribe kugira ibyigisho bizakugera mu buryo bworoshye cyane. Hanyuma rero Imana ikomeze kubana namwe, kandi mu gihe bino byigisho wumvise bigufashije cyane, wemere kubisangiza inshuti zawe kugira ngo nazo twese hamwe dukirizwe rimwe, tubone umuti Imana yavuguse. Murakoze cyane rero, tubararikiye kuza gukurikirana icyigisho. Tubabwiye ko turibuze gukurikiza icyigisho kivuga umuti Imana yavuguse wa kino kibazo twasanze umwana w'umuntu yarahuye nacyo. Uwiteka akomeze kubana namwe. Amen.